Itariki 2 Nyakanga umwaka w'1955 indege yo mu bwoko bwa Douglas DC-4 yari itwaye abagenzi 57 ndetse n'abakozi bo mu ndege batandatu yahagurutse mu mujyi wa New York yerekeza i Miami muri leta ya Florida. Ikibabaje cyane nuko iyo ndege itigeze igera aho yageraga kuko yaje kuburirwa irengero. Hashize imyaka itari mikeya igera kuri 37 iyo ndege yaje kugaragara bitunguranye cyane i Caracas muri Venezuela, kandi byitegerejwe neza kuko yari ya ndege ya Douglas DC-4 yari yaraburiwe irengero. Aho kugira ngo abantu bishime ko indege yongeye kugaruka, ahubwo bose bahinze umushyitsi bagira ubwoba birabacanga bose. Igitangaje cyanateye ubwoba abantu benshi ntago ari uko iyo ndege yaguye ahantu hatarahanyaho. Ikindi giteye urujijo nuko ahubwo iyo ndege yahagereye no mu gihe kitari icyanyacyo nyuma y'imyaka myinshi. Indege yari yarabuze mu mwaka w'1955 ikongera kugaragara hashize imyaka 37 ku itariki ya 9 z'ukwa 9 1992. Ibi ni ibintu bitangaje kandi biteye urujijo ndetse n'ubwoba bwinshi. Benshi bakomeje kwibaza ngo niki cyaba cyarabaye kuko icyo gihe ku itariki 2 Nyakanga 1955 iyo ndege yagombaga kuguruka yerekeza i Miami muri leta ya Florida nk'ibisanzwe. N'urugendo rwari gufata amasaha make cyane, ariko ntago byagenze nk'uko byari byateganyijwe. Umupiloti wari uyitwaye Kapiteni Miguel Victoriano ndetse n'abakozi be ntabwo bari bazi nyirizina ikibategereje. Nyuma yo guhaguruka neza indege yageze mu kirere rwagati, maze abakozi bakomeza akazi nk'ibisanzwe bagenzura ibyuma by'indege, ndetse kandi ari nako bakomeza bavugana n'abari ku bibuga by'indege bagenzura ingendo zo mu kirere. Nyuma yaho ibintu byaje gutungurana. Ya ndege yari yahawe izina rya Flight 914 yaje kubura sinyare kuri radari ntiyongera kugaragara. Abagenzura ingendo zo mu kirere i New York baragerageje bikomeye cyane, bagerageza komeza kuvugana nabo ibyakunda. Igihe cyari kimaze kurenga, nta muntu n'umwe witabye, nta gisubizo na kimwe cyabonetse. Hashize amasaha makeya indege ya gisirikare ndetse n'amatsinda y'abasirikare badasanzwe bashinzwe ubutabazi boherejwe gushakira aho indege yaherukaga kugaragara. Gusa ibi nta na kimwe byagezeho kubera ko nta na kimwe cyabonetse hafi aho ngaho. Byari bimeze nkaho indege yari yaburiwe irengero mu kirere, yazimiye burundu kuko ntaho yigeze igaragara na hamwe yaba yaguye cyangwa se wenda ikindi cyago gishobora kuba cyayibayeho. Icyo gihe hari hamaze igihe humvikana ukuburirwa irengero kw'ibintu bigiye bitandukanye mu buryo buteye amatsiko ndetse buteye n'ubwoba, nk'ubwato n'ibindi bintu bigenda biburirwa irengero, abantu bakabura neza aho byazimiriye. Gusa igiteye ubwoba nuko nta na kimwe cyari cyarigeze kibaho kuri aka kageni. Indege yose ndetse n'abayirimo bakaburirwa irengero gutyo, n'ibintu bidasanzwe kandi bitumvikana. Guverinoma ya Amerika yohereje amatsinda y'ubutabazi bashakira mu bice byose, mu nyanja ndetse no mu misozi hafi aho ngaho, ndetse no mu bibaya byaho yaherukaga kongera kumvikanira cyangwa se kubonerwa kuri radari. Babikoze iminsi myinshi, bari bafite icyizere cyo kubona bimwe nibura mu bice by'indege, cyangwa se ababa barokotse niba koko yakoze impanuka, cyangwa se nibura ikimenyetso na kimwe. Imiryango y'abagenzi yari ifite ubwoba n'impungenge nyinshi ndetse n'ishavu, gusa bari bafite icyizere cy'uko abantu babo bakiri basima kubera ko nta kintu na kimwe cyabonetse ahakorewe ubushakashatsi ndetse no gushakisha icyaba cyabaye. Nyuma yo gushakisha igihe kirekire nta na kimwe bagezeho. Icyo kibazo cyaje kuba kimwe mu bibazo bikomeye cyane biteye ubwoba ndetse n'amatsiko mu ngendo zo mu kirere. Amaherezo n'ubundi abashakisha baje kubivamo kubera ko hari hashize igihe nta kimenyetso na kimwe kigaragara. Iyo misiyo iza guhagarikwa. Ibihe bindi imyaka iragenda irashira, maze nyuma y'imyaka 37 ibintu bitunguranye kandi biteye ubwoba ku itariki ya 9 Nzeri 1992 abagenzura ingendo zo mu kirere i Caracas muri Venezuela bari mu kazi kabo nk'ibisanzwe. Baje kubona kuri radari
indege idasanzwe ikoresha ikoranabuhanga rya kera yaje kugaragara kuri radari yabo. Ni indege yari habanye n'indege zigezweho muri icyo gihe. Raporo zavuze ko iyo ndege yagaragaye itunguranye maze biza guteza urujijo ndetse n'akaduruvayo ku munara ugenzura ingendo zo mu kirere ndetse n'abakozi bagenzura ingendo zo mu kirere bitewe n'ibyo bari kubona kuri radari zabo. Bagerageje kuvugana n'umupiloti wari uyitwaye. Umupiloti aragira ati, hano ni Panama flight 914 isaba uruhushya rwo kugwa. Abagenzura ingendo zo mu kirere barikanze. Nimero y'iyo ndege yari ihuye neza n'indege yari yaraburiwe irengero mu myaka 37 yari ishize. Iyo ndege yemerewe kugwa kuri icyo kibuga. Abakozi bo ku kibuga bashoboraga kurebera mu madirishya bakabona abagenzi. Nyamara ikindi giteye ubwoba kandi kinatangaje, nyuma y'iyo myaka yose abagenzi bari bakiri bazima kandi byagaragaraga neza ko nta cyahindutse kuri bo kubera ko batari bashaje nk'uko byari byitezwe. Ya ndege yari yarabuze mu myaka 40 ishize yari ihagaze imbere yabo neza. Icyari giteye amatsiko kurushaho nuko abagenzi bumvaga ko bakiri mu rugendo rwabo berekeza i Miami. Ntabwo bari bazi neza na gato ko imyaka myinshi cyane yari imaze guhita. Muri make bo bari bazi nyine ko bakomeje urugendo mbese bataragerayo. Kuri bo urugendo nta cyari cyahindutse. Nyamara mu isi mu busanzwe imyaka yari yaragiye irarenga irashira 37 yose. Inzego zibishinzwe ndetse n'abaganga baje bihuta cyane, baje gutanga ubufasha kubera ko ibyo bintu byari bidasanzwe. Gusa ikintu gitangaje cyaje kuba ako kanya, umupiloti yasohoye yo kalendari areba itariki. Amaze kureba itariki ajugunya ya kalendari anyujije mu idirishya, maze bitunguranye moteri y'indege yongera kwaka. Indege irongera irahaguruka ihita iburira nanone mu kirere, yongera kubonwa ukundi kuva icyo gihe. Iyo nimwe muri raporo zagaragaje uko byagenze iyo ndege igeze ku kibuga cy'indege, ko yongeye igahaguruka ikagenda mu kirere ikongera ikaburirwa irengero. Gusa mu zindi nyandiko no mu zindi mvugo z'iyi nkuru bavuga ko indege itigeze yongera guhaguruka, bimwe mu byateje urujijo muri iyi nkuru. Ahubwo ngo abagenzi basohotse mu ndege bashobewe, byabacanze, bafite ihungabana, batakaje icyerekezo, bajyanywe gusuzumwa no gukorerwa ubugenzuzi bwimbitse n'abaganga. Igihe umupiloti yabazwaga ibyabaye yabuze icyo asubiza mu by'ukuri. Yavuze ko byari akanya gato bahagurukije indege, mu kandi kanya bakaba bisanze muri Venezuela. Ibintu byari bicanganye mu bwonko bw'umupiloti ndetse n'abagenzi bari muri iyo ndege. Kuri iyi nkuru hari ibintu byinshi biteye amatsiko. Indege yagaragaraga nk'iyari imeze neza cyane kandi hashize imyaka 37. Nta nenge n'imwe cyangwa se ikindi kigaragaza ko hari icyabaye kuri iyo ndege cyayigaragaragaho. Bamwe mu basesenguzi n'abandi mu bitekerezo byabo bavuze ko bishoboka ko yari ibitse ahantu ku buryo nta kintu na kimwe cyari kuyangiza. Abagenzi nabo bagaragaraga nk'abantu basanzwe nyine, nta kimenyetso na kimwe kizabukuru ko wenda hari hashize imyaka myinshi cyangwa se ikindi kintu kidasanzwe cyaba cyarababayeho ngo bigaragare wenda ko hari ikidasanzwe cyabaye mu kirere. Bamwe mu bahanga bavuga ko bigaragara nk'aho indege n'abari bayirimo mu kirere bimeze nk'aho igihe cyari cyarahagaze kuri bo. Mu mwaka w'1955 ubwo iyo ndege yaburirwaga irengero, cyari ikintu gikomeye cyane. Bamwe mu bantu ntibabyemeye bwa mbere, ariko nyuma baje kubyemera ndetse inkuru ibakimoma ahantu hose. Hanyuma igihe indege yongeraga kugaragara, inkuru yakwiriye ku isi hose. Abanyamakuru, impuguke ndetse n'abayobozi birukanyira ikarakasi kumva ibyaba byarabaye. Imiryango y'abagenzi yari ifite amarangamutima menshi avanze n'ibyishimo, gutungurwa ndetse no gushoberwa. Zimwe mu nkuru zivuga ko umupiloti yongeye guhaguruka vuba na bwangu, mu gihe izindi zivuga ko abagenzi bagumye aho maze bagahabwa ubufasha n'abaganga. Ibi byakumye biteza urujijo muri izi nkuru, ariko izi nkuru zose zagiye zivugwa kuri iyi ndege nta nimwe yigeze isubiza ikibazo nyamukuru cy'aho iyo ndege yari iri n'aho yari yaragiye. Igitekerezo kindi gikunda gutangwa kuri iyo nkuru kivuga ko iyo ndege yinjiye mu gace kadasanzwe k'ibihe maze ikisanga mu myaka 37 iri imbere. Iki ni igitekerezo gikunda guhuzwa n'inyigisho za Einstein muri theory ya relativity, aho iyi theory ivuga ko igihe gishobora kugenda mu buryo butandukanye bitewe n'imbaraga rukuruzi gravity. Bikavugwa ko bishoboka ko iyo ndege yaba yaranyuze mu nzira yitwa wormhole.
muri iyo nzira. Bikaba bivugwa ko igihe kiba kigenda gake cyane ku bagenzi, ariko ku isi mu buryo busanzwe igihe kikaba kigenda vuba cyane. Bamwe mu bahanga mu bya siyansi batekereza ko ibintu bidasanzwe bijyanye n'ibihe bishobora kubaho mu miterere yihariye. Abandi babigereranyije n'igeragezwa ryo muri Philadelphia, ibyiswe Philadelphia experiment, aho bivugwa ko hari ubwato bwaba bwaraburiwe irengero hanyuma bukazongera kugaragara nanone nyuma y'ikindi gihe. Ikindi gitekerezo cyakumye gitangwa kuri iyi nkuru ni igitekerezo kijyanye n'ibivejuru. Mu myaka y'1950 abantu benshi bakunze kugenda bavuga ku bintu bidasanzwe byo mu kirere. Bamwe bakavuga ko abanyamahanga bo ku yindi mibumbe, ibyitwa aliens, baba barashimuse iyo ndege bakayijyana bakayikoraho ubushakashatsi, nyuma yaho bakongera bakayigarura. Abatangabuhamya bagiye bavuga ko babonye ibintu bidasanzwe biguruka muri icyo gihe. Nanone kandi abagenzi ntago bashoboraga kwibuka neza ibyabaye muri iyo myaka yose yari ishize baburiwe irengero. Ibyo rero bikaba byarakunzwe kugaragazwa ndetse bihuzwa neza n'inkuru z'ibivejuru, aliens, ko ari byo byaba byarajyanye iyo ndege. Amateka ndetse n'inyandiko zimwe bigenda bigaragaza ko hari ibindi bihe nk'ibi ngibi byigeze kubaho. Ni inkuru ya Betty na Barney Hill mu mwaka w'1961. Bavuze ko babonye ikintu kidasanzwe mu kirere, gusa hashize igihe kirekire ngo barabuze uburyo bavuga ibi bintu bitewe n'ibyo bari babonye. Ikindi gihe ibintu nk'ibi byongeye kuvugwa ni ku muntu witwa Travis Walton waburiwe irengero mu gihe cy'iminsi 5, nyuma akaza kuboneka ariko ariho urumuri rwinshi rw'amayobera. Muri ibyo bihe byombi abantu babaga batakaje urwibutso rubibutsa nyine ibyababayeho. Hariho kandi n'indi kesi ya Alagash yabaye mu mwaka w'1976, aho inshuti enye zavuze ko zashimuswe n'icyogajuru. Nyine hari ikintu cyaturutse mu kirere kiraza kirabafata kirabajyana. Nyuma yaho ariko ntago bashoboraga gusobanura neza no kwibuka neza ibyababayeho byose. Hanyuma ingero nk'izi zigenda zituma abantu barushaho kuvuga ibintu bijyanye n'ibivejuru ko bishobora kuba koko ari ibyanyabyo ndetse byaragize uruhare mu kuburirwa irengero kw'iyi ndege. Gusa hari n'ibindi bitekerezo byagiye bitangwa mu gihe cy'intambara y'ubutita, ikiswe Cold War. Guverinoma cyangwa se leta zitandukanye zagenaga zikora ubushakashatsi bw'ibanga, cyane ubwo mu kirere, mu kwerekana nyine ubuhangaje ndetse no kutavogerwa kw'ibihugu bimwe na bimwe. Bamwe bakavuga ko iyi ndege yiswe Flight 914 nayo yari iri muri uyu mushinga w'ibanga, umushinga wari ugamije ku kwiga ku ikoranabuhanga rijyanye no gutembera mu bihe, kujya imbere mu bihe cyangwa se kugaruka inyuma mu bihe, ibyiswe time travel. Urugero rumwe muri iyi mishinga ni umushinga wiswe Manned Orbiting Laboratory. Ni umushinga w'ibanga w'igisirikare cya Amerika kirwanira mu kirere, US Air Force, mu myaka y'1960. Ni umushinga wari ugamije gushyira abahanga mu byogajuru bakajya mu kirere kugira ngo bakore ubugenzuzi bw'ikirere, bamenye ibiri mu kirere. Abantu bamwe rero batekereza ko iyo ndege yaba aranyuze mu nzira uwo mushinga wari uri gukorerwamo mu kirere, maze bikaza kuyigiraho ingaruka, ubwo nyine ikahita iburirwa irengero. Urundi rugero ni ubw'ubushakashatsi bwa Philadelphia, ubwiswe Philadelphia experiment, aho ubwato bivugwa ko bwaje kuburirwa irengero kubera gutemberera mu bihe. Bamwe bizera ko ikoranabuhanga nk'iri rishobora gutuma nyine indege ibura ikongera ikagaruka. Hari indi porogaramu nanone yiswe MK Ultra Program, akaba ari poroje y'ibanga ya CIA yari igamije kugerageza imitekerereze ndetse n'imyitwarire y'abantu bifashishije ibiyobyabwenge ndetse no gusinziriza umuntu mu buryo bw'amayobera, ibyitwa hypnosis. Bamwe bavuga ko memories z'abo bagenzi cyangwa se ibituma abo bagenzi bibuka byasibwe bitewe n'ibyo. Uyu mushinga wa MK Ultra wakoreshaga amagerageza menshi arenga ku mahame y'ubumuntu cyangwa se uburenganzira bwa muntu, harimo nko guha abantu ibiyobyabwenge batabizi. Bamwe mu bagizweho ingaruka n'ibyo bikorwa nyuma yaho baje kuvuga ibyababayeho. Nyuma yo gusuzuma ibi bitekerezo byose, nta na kimwe gisobanura neza ibyabaye kuri iyi ndege. Siyansi ivuga ko gutembera mu bihe nka kuriya bidashoboka hifashishijwe ikoranabuhanga dufite ubu ngubu, ko byasaba imbaraga z'ingufu zihambaye, kandi izo mbaraga zigashobora
kuba zatuma iyo ndege n'abayirimo byose bikrashinga. Ukuri ni uku nguku, iyi nkuru yose mu by'ukuri ni igihuha, ntabwo ari inkuru nyirizina yabayeho. Ni inkuru yahimbwe n'ikinyamakuru kizwiho guhimba inkuru z'ibinyoma, izitwa tabloid. Amafoto yakoreshejwe yari amafoto asanzwe aboneka hose kuri stock photos, kandi iyi nkuru ntiyigeze ibaho mu buryo bwa nyabwo nk'uko bigenda bivugwa muri iyi nkuru. Ntabwo ari inkuru y'impamo. Abantu benshi bemeye ko ibi byabayeho koko. Ibi bikaba byerekana ko amakuru y'ibinyoma ashobora gukwira vuba cyane mu gihe gito, kandi abantu bakayizera mu gihe hadakozwe ubushakashatsi bwimbitse. Mu gusoza, inkuru ya flight 914 ni ikinyoma gusa, ariko bitwibutsa kujya buri gihe dushidikanya ku byo twumva kandi tukagenzura niba koko ibyo twumvisha ari ukuri. Mwakoze kubana natwe, mukande subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro byacu n'inkuru zidasanzwe zagiye zibaho ndetse n'ibiri kubera mu isi bigiye bitandukanye. Ibihe byiza.